Yes, nabasuhuje cyane, nabasuhuje. Iyi ni Digital Wealth Academy Pro. Nizere ko muri amahoro kuko nibyo tubifuza. Uyu munsi rero nje kubabwira kuri imwe muri strategy zikoreshwa muri trading. Iyo tuvuze trading ubwo harimo futures, harimo sport, ndavuga ubwo muri cryptocurrency, hakaba trading muri forex, trading y'ama commodities, trading of indices, iyo ducuruza ntabwo ari bikeya. So ubwo rero iyi strategy ni strategy nziza, ni imwe muri strategy abantu benshi bakunda, kandi harimo na benshi ndetse n'aba pro traders bayikoresha. Yitwa smart money concept. Smart money concept rero akaba ari strategy igendeye uko ibigo binini cyangwa se n'amabanke, mbese ubwo turavuga big institutions, uburyo zimoving isoko, uburyo ibyo bigo binini bitwara isoko muri rusange, yaba mu buryo bwo kurimanura se, mu kurizamura se, mu kuritambika se. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo icyo gihe tuba turimo gutradinga noneho tugendeye ku ma indicators, ahubwo tuba turimo kwibanda cyane cyane kuri myitwarire y'isoko, aho amafaranga ari menshi, ndetse no ku bijyanye n'ibyitwa manipulation. Ubwo twibanda cyane cyane kuri market behavior, tukareba kuri liquidity, tukareba no kuri manipulation. Izo ni key points z'ingenzi cyane zibandwaho muri iyi strategy yitwa smart money concept. Rero ni ukuvuga ngo ntabwo tuba turimo gutradinga noneho nk'aba retail traders. Retail traders ni abantu bakora trading ariko bwa bucuruzi ariko bw'abantu nyine bato bato, niko umuntu yavuga. Ahubwo ubwo umuntu aba arimo gutradinga nka big institutions, nka bya bigo binini. Umuntu aba agiye kuzajya acuruza agendeye muri uwo mujyo w'ibigo binini ko nabyo bicuruza. Ni ukuvuga rero hari point z'ingenzi cyane tugomba kwibandaho niba ari iyi strategy. Point z'ingenzi cyane, iya mbere, the big idea behind smart money concept. Mu by'ukuri idea iri behind cyangwa se igitekerezo cyihishe inyuma y'iyi strategy by'umwihariko, mu by'ukuri isoko ntabwo rimuvinga randomly. Iyo ugiye kureba, yaba ari isoko rya forex, yaba ari irya crypto, yaba ari irya commodity nka gold, ntabwo isoko rimuvinga randomly uko ryiboneye, ahubwo hari big players. Kuvuga ngo hari ibigo binini biba biri inyuma y'uko kugenda kw'iryo soko. Rero kugira ngo isoko rigende hari ibyibandwaho. Icya mbere harimo liquidity, urumva ni amafaranga atuma isoko rimuvinga. Icya kabiri hari large orders can be filled, ni ukuvuga ngo ni igihe uko izi big institutions, ibi bigo binini byo bigenda bishyiraho akenshi ibyo twita pending orders, kandi izo pending orders ziba zigomba kuba filled. Isoko riba rigomba kuza rikagera aho bategeye y'ukuri. Ikindi bakora ku buryo ama stop loss y'aba retail traders bayakubita bakabavanamo. Ibyo nabyo biri mu bigize akazi baba bagomba gukora. Ni ukuvuga rero iyo ukoresha ino strategy ya smart money concept, mu by'ukuri bigufasha kumenya ngo where these players are targeting. Ese bino bigo binini ubundi birimo gutagatinga gutwara isoko hehe? Baratagetinga kuritwara hehe? So point ya kabiri, ni ukuvuga ngo isoko rimuvinga from liquidity to liquidity. Riva hari amafaranga menshi rijya n'ubundi ahandi hari amafaranga menshi. Ni uko nguko isoko ubundi rimuvinga, ni uko bo baritwara. So niyo mpamvu batubwira ngo big players cyangwa se za company nini, za bank, bakeneye liquidity. Ni ukuvuga ngo kugira ngo they need liquidity to place massive buy and sell orders. Bakeneye amafaranga menshi kugira ngo
bavuge bati iri soko turarimanuye cyangwa se turarizamuye. Niyo mpamvu kugira ngo bajye kumanura isoko, bajye kurimanura, barabanza bakareba abandi bantu bato bato bashaka gukora seri nabo mu kumanukana n'isoko, bakabanza bagakubita za stop loss zabo, bakabanza bakabavanamo, ubwo baba bagarabinze liquidity, hanyuma barangiza bakamanura rya soko kugeza aho bashaka kurimanura, abo bashaka kugeza barimanura, sorry. Ndumva muri iyo logique imeze gutyo bisobanutse. So ni ukuvuga ngo isoko rigomba kumuvinga rigendeye ku marevo. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuga amarevo, hari support hari na resistance, ariko mu isoko hashobora kubamo support nyinshi nk'uko habamo resistance nyinshi. Isoko rero muri iki gihe ni ukuvuga ngo riba rimuvingira kuri levels, from one level to another, gutyo 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 gutyo. So bagenda bagrabinga cyangwa se bafata liquidity yo kuri level imwe, bakabona kujya ku yindi, gutyo gutyo, bakaba bazamura isoko bakarigeza ahantu bakagrabinga liquidity, bakongera bakarimanura, kuko nibo bahitamo icyerekezo bashaka kurijyanamo. Niyo mpamvu bakora ku buryo they reverse in the opposite direction. Akenshi hari ubwo barijyana mu cyerekezo abantu batakekaga ko bari burijyanemo. Abo ni bande? Ni big players nk'uko twabivuze. Nicyo cyiza rero cyo kwiga strategy ya smart money concept. Ni ukuvuga ngo point ya gatatu y'ingenzi, tureba ku bijyanye na market structure. Market structure ni point y'ingenzi cyane igihe umuntu arimo gukoresha iyi strategy ya smart money concept. Ni ukuvuga ngo hano tuba turimo kureba ibijyanye na uptrend, kuba isoko ryaba ari ubwoko bw'isoko rizamuka, downtrend cyangwa se ari isoko rimanuka, reversal cyangwa se harimo kubaho ama-reversal. Ndagira ngo wenda hano mpite ntanga ingero byihuse kugira ngo abantu bumve iyo tuvuze uptrend tuvuze iki, wenda nko ku muntu ubyumvise bwa mbere. Mu by'ukuri tuvuze uptrend, urabona nk'aha iri soko ni amayero ku madolari. Isoko rero rimaze iminsi rizamuka kubera yuko amadolari muri ino minsi, amakuru ahari ni uko amadolari amaze iminsi agwa mu gaciro kayo. So ni ukuvuga rero iyo isoko ririmo kuzamuka rifominga, nibyo badusobanuriraga aha ngaha, rifominga ibyo twita higher high and higher low. Mu isoko rizamuka turebyemo hano ni ukuvuga ngo aha muri iyi nguni niho twita higher low, noneho hejuru aha ngaha niho twita higher high. Ni ukuvuga ngo iri soko hano ubu ryafominze, duhereye hano hasi ubwo hari higher low, higher high, hejuru aha higher low, hasi aha higher high, hejuru hariya higher low. Ni ukuvuga ngo ku ma higher low muri uptrend market niho ubundi umuntu aba akwiye kwinjira. Kandi iyi chart ndimo ndayireba nkoresheje time frame y'amasaha. Turumva tuba tubwirizwa gukoresha time frame nini, hana kurebera ku ntoya, kugira ngo tugire bigger picture cyangwa se ishusho ngari y'isoko. So rero iyo tuvuze nanone ngo ni downtrend market, ubwo tuba turimo kuvuga ko habaye ibyo bita lower highs and lower low, lower highs and lower low. Wenda mbahaye urugero nko ku isoko habayemo ibimeze uko cyangwa se ubwoko bw'isoko riri downtrend, twareba iryo ari ryo. Dore nk'aha ngaha ni amadolari ku mayapani, iri soko ryakoze ibyo twita noneho lower highs and lower low. Lower high ni aha muri iyi nguni hejuru aha, lower low ni hano hasi, lower high hejuru hano nanone, lower low hasi aha ngaha, gutyo gutyo. So ku ma lower high rero niho dushakira opportunity zo kwinjira. Ikigoye muri trading rero ni iki? Ko ibintu mbona bisobanutse, umuntu yavuga se bisobanutse bigaragara, ikigorana ni iki? Ikigorana ni ugutegereza, iyo patience. Ko umuntu arashaka kugira ayo arara kuriye, ariko se urimo urabona isoko niba rivuye hano rigomba kuzaza, niba wenda turisanze mu byaha, ubwo turategereza rizabanze habeho no gusubira inyuma, rizaze rigere n'aha. Urumva ndimo ndarebera mu masaha ane, buri candlestick y'amasaha ane ihwanye na candlestick enye zo mu isaha imwe.
urumva kuzategereza igihe bizagerera muri iyi nguni kandi niho ubundi hemewe hakwiriyeho kwinjira niko amategeko atubwira, ariko kuzategereza igihe bizabera, ikindi ntabwo twinjira kuko bigiye mu nguni gusa ahubwo hagomba kuboneka icyo twita candlestick signal, buje ya sinyari itubwira ngo nyamuneka koko bwa bumanuke burakomeje. Ibi byose rero bisaba ko umuntu ategereza kubona ko biriho mbere y'uko afata icyemezo. Ubwo butegereze rero nibwo butoroshye. Ubwo dusubiye, ariko ubwo wenda umuntu yakibaza se kurimo utanze ingero muri forex trading nyine ku ma currency pairs gusa, none se muri crypto ho bimeze bite ko tubwira ko ino strategy yaba applied hose cyangwa se yakoreshwa hose? Urabona iyi ni BNB kuri USDT, ni ukuvuga ngo BNB ni coin ya Binance, ariko urabona ko naho witegereje neza mu by'ukuri, witegereje neza hari igihe isoko ryakoze ziriya move riri muri uptrend move, ni ukuvuga ngo ryakoze ibyo twita higher low ndetse na higher high. Muri higher low ni muri izi nguni nagiye nshyiramo utu dufureshi tumeze gutya nyuma y'uko mbanje guca trend line. Muri izi nguni rero, muri higher low, muri izi nguni niho tuba dusabwa kwinjirira. Urabona ko iyi BNB kuri USD, iyi crypto nayo ku muntu wayitrading ubu ngibi muri spot byakunda, ndetse no muri futures iyi chart imeze gutya yaba igaragara. Ubwo rero ubwo ni kuri market structure. Noneho hari ahandi badusobanurira ibijyanye n'ama reversal. Ubwo tuba tureba break of structure ariyo BOS cyangwa se change of character, ariyo bagira muri abbreviation gutya. Tuvuga ko habayeho break of structure cyangwa se change of character ryari. Ibyo nabyo ndagira ngo umuntu ashobore kubisobanukirwa. Hari izindi bisobanuro mfite aha ngaha, ni ukuvuga ngo icyo twita break of structure, hano harimo n'ubusobanuro bw'ama order blocks, ariko tuvuga ko hazamo ndumva muri ya strategy binarimo n'ibijyanye na fair value gap, ariko wese neza ku cyo nashaka gusobanura, ni ukuvuga ngo ihangane gato, balances, okay, rero ni aha ngaha nagira ngo hano biragaragara neza. Ni ukuvuga ngo isoko niba rizamutse rikamanuka gatoya rikongera rikazamuka, aha ngaha iyo rirenze kuri iki twakwita nka resistance hano, haba habayeho icyo bita break of structure. Structure yari ihari ubwo ibaye broken muri makeya, break of structure ibereye aha ngaha. Isoko rikazamuka rigakora higher high rikongera rigafominga higher low. Muri higher low niho twita muri demand zone, kuvuga ngo rikongera rikazamuka rigiye gufominga higher high. Aho ngaho twaciraho resistance niho twita, ni ukuvuga ngo iyo riharenze barikoze icyo twita break of structure. Break of structure nagira ngo ishobore kumvikana nko kuri side y'isoko rizamutse. Ni ukuvuga ngo rero isoko rikora izi move zimeze gutyo, ubu turi muri uptrend market, ryagera hariya hejuru rikaza kongera rikagira ubumanuke. Ni ukuvuga ngo urabona ko hano ntabwo ryakurikije bwa buryo bwo kuvuga ngo rize rigere hano rihite risubirayo, oya, ahubwo ryakomeje riramanuka. Urumva ryarenze previous resistance rirakomeza riramanuka. Ubwo ni isoko mvuga rigera kuri higher low y'ubushize. Ni ukuvuga ngo rero iyo rishatse kugaragaza ibimenyetso rikaharenga, haba habaho icyo bita change of character. Change of character ni icyo gihe twavuga ko ibayeho mu by'ukuri. Kuri iyi graphique baragaragaza neza icyo twita order block. Order block ni iki? Ngira ngo iragaragara. Isoko urumva riturutse hano kuri resistance riramanutse rirongera rirazamutse, ariko rinaniwe kurenga muri iyi area ariyo twita
muri order block. Ubundi iyo ari order block y'ukuri ntabwo rikwiye kuharenga. So supply zone aha ngaha niho bya bifi binini bikorera sell rero, bashyiramo ama orders yo kumanura isoko. Ni ukuvuga rero dukomeje, indi point iri very important, hari order blocks nibyo twari tumaze kuvuga, ahubwo tubivugiyemo hariya. So the true origin of moves, an order block is the last candle before a strong expansion is in place. Ni ukuvuga ngo order block tugira ziri mu bwoko bubiri ubundi. Tugira icyo twita bullish order block, tukagira n'icyo twita bearish order block. Ni ukuvuga ngo muri bullish order block niho dukorera buy cyangwa se tuzamukana n'iryo soko, muri bearish order block niho dukorera sell cyangwa se tumanukana na bene iryo soko. So muri aha ngaha ni muri iyi ngiyi turimo kureba hano hejuru niyo twakwita bearish order block. Niyo twakwita bearish order block. Hanyuma reka turebe niba tubona na bullish. Dore ngiyi hano. Aha ngaha muri demand zone, iyi ngiyi niyo twita bullish order block. Ahantu tuba dukwiriye gupresinga ama orders natwe yacu ya buy kugira ngo tujyane na institutions cyangwa se banks cyangwa se bya bifi binini ibyo nabo barimo gukora. So dukomeje, urumva point ya kane ni ku bijyanye na order blocks, ndumva nazo umuntu agizeho idea. Ibyo twita rero fair value gap. Fair value gap ni point ya gatanu muri smart money concept strategy. Fair value gap rero ni ukuvuga ngo ni iki? Fair value gap are small imbalances left in the market when price moves too fast, creating inefficiency. Igihe isoko ryihuse cyane, reka turebe fair value gap tubaye nk'abazireba mu buryo bw'igishushanyo bigaragare neza. Ni ukuvuga ngo isoko mu by'ukuri niba ryaramanutse rituruka hariya hejuru rikamanuka, wenda umuntu ari gukoresha hano wenda nk'ibara ry'umutuku kugira ngo bigaragare neza, ariko isoko niba ryaraturutse hariya hejuru rimanuka, urabona iyi candlestick ya mbere yabayeho, iyi ya kabiri, ariko iya kabiri yaje yihuta cyane ku buryo hano hagati urabona ko harimo umwanya utari mutoya wasigayemo. Urabona iyi week aho yagarukiye n'iyi week aho yagarukiye, uyu mwanya utarabaye filled wose urimo hagati aho ngaho, uyu niwo twita fair value gap. Fair value gap. Akenshi rero iyo isoko ryamanutse donc risizemo uwo mwanya ungana utyo, akenshi iyo rishatse kongera kuzamuka rirongera rigafiringa hahantu, rirahakatira rigasubirayo akenshi. Iyo ari fair value gap y'ukuri, iyo umuntu yabibonye neza ko ariyo y'ukuri, akenshi riraza rigakoraho rikongera rigasubirayo. So ubwo ni kuri side ya buy naho, cyangwa se igihe isoko ryazamukaga, kuvuga ngo candlestick ya mbere, iya kabiri ije irihuta cyane, haza n'iya gatatu, ariko urabona ko reba week aho igarukiye y'iya mbere ndetse n'iyi ngiyi, ni ukuvuga ngo uyu mwanya wose wasigayemo byashoboka ko iyi week wenda nayo baza bakagera hano bakabona gusubirayo, n'aba ngaba bari kuzamura hano bakabona gusubira, ariko uko byagenze hasigayemo uyu mwanya wose. Uyu mwanya rero ugomba kuzaba filled byanze bikunze mu gihe runaka. Isoko rero nibwo ryazamutse rigomba kuzageraho rikongera rikamanuka, ryagera muri ya fair value gap rikongera rigasubirayo. Rigomba kuzuza cyangwa se gufunga hahantu byanze bikunze. Ryije rikahikoza rikongera rigasubirayo. Muri side isoko ryari ryabanje kuba uptrend, aho ryari ryabanje kuba downtrend ryamanutse, ubu nanone iyo rizamutse rikorayo rigahita risubira epfo. Izo nizo twita imbalances, urumva nabyo bisobanutse. Hakazamo noneho n'ibyo twita liquidity swap. Ibyo twita liquidity swap, most powerful setup. So this is the signature move of smart money concept. Price breaks above a previous high,
or dips below a previous low, it takes out stop losses and liquidity then reverses strong. Ni hahandi twavugaga isoko riza rikakora kuri mu buryo bw'igishusho, ndebe ko nabibona nko mu bishushanyo naba hari ahantu mfite, ndebe muri kuba hari ahantu mfite, nko kuri iyi foto urumva byaba bigaragara neza, ni ukuvuga ngo ibyo twita liquidity sweep ni uku nguku bimeze, isoko riraje riramanutse ribaye nk'irishatse gusubirayo, urabona ntirisubiyeyo cyane, bahise bakora barongeye urumva hazamo n'ikintu kimeze nka manipulation mu by'ukuri, barongeye urumva abantu bari bishyizemo ko isoko rizamutse, urumva bashyizeho ama stop loss hano hasi, bati twagiye muri buy, twagiye ubwo n'aba retail traders, market makers bo bagahita bashyiramo, bagahita bahurutura, urumva batwaye amafaranga ari hano hasi yose, and then isoko koko bakarizamura hantu bashaka ko rigomba kujya n'ubundi byanze bikunze. Niyo mpamvu akenshi bajya batugira inama ngo gukoresha lot size ntoya, ugasigamo umwanya munini, ugashyiraho stop loss nini, akenshi birafasha. Akenshi birafasha kuko iyi manipulation iba ibaye gutya, mu by'ukuri bituma idahungabanya umuntu. So yari point ya gatandatu rero, baratubwira se tureba tuti se why smart money concept works, kubera iki twavuga yuko ikora. Banks can't buy at random levels, so they need liquidity. Kumva banki byanze bikunze ziba zikeneye liquidity kuko ntabwo zagura uko ubonetse kose. So they trick traders to create that liquidity. Urumva basa nk'ababeshya aba retail traders kugira ngo ya liquidity ishobore kuboneka. So they manipulate price before the real move. Bagasa nk'abamanipulatinze ibiciro mbere y'uko bajyana isoko mu cyerekezo runaka, dore n'ibyo tubonye kuri kiriya gishushanyo ibanje. So they clean the chart before continuing the trend. Smart money concept helps you identify, hari ibyo iyi strategy idufasha, ese manipulation ishobora kubera hehe, where the real move will start, where the safety entry, ahantu heza ho kwinjirira haba hahe, ese real move iraza kuba ryari, iraza kubera hehe, ibyo byose iyi strategy wabonye ko igenda ibidufasha. Mu by'ukuri umuntu amenye order block neza aho ziherereye, ukamenya ku identifying fair value gaps, n'ubwoko bw'amasoko bwumva n'iki, byose izo combinations z'ibyo byose byanze bikunze byafasha. Ese kuki none se ko nibizwi, kuki aba retail traders fail with smart money concept? Ese kuki noneho aba traders byanga nyine ibihombo bikaba byaboneka? Ntago ari uko smart money concept strategy idakora, ahubwo ni ukuvuga ngo order blocks, they draw order blocks everywhere. Order blocks bakazishyira ahantu henshi, kandi ubundi aho order block iri ntabwo isoko ripfa kuharenga, mu by'ukuri ni ukumenya hakwiye ho kuzishyira. So they trade without waiting for, uvuga ngo ni ya patience nanone iba yabuze, gucuruza umuntu adategereje ngo abanze abone break of structure cyangwa se change of character. So they trade during high impact news, none kuba umuntu atabanje kureba ibintu bijyanye n'amakuru, fundamental analysis urumva nayo ifite side yayo, ntabwo twayivuzeho hano ariko nayo ifite uruhare rwayo nayo, kandi iba ari iyo kurebaho. So uyirengagije nayo urumva yateza ikindi kibazo. So they use higher leverage, urumva hakuno umuntu aba akeneye inyungu nyinshi, hari ubwo akoresha leverage nini, kandi leverage nini nayo ntabwo ari ikibazo, bwa buryo bwo kuguma broker ukoresheje donc leverage nini nayo ni ikibazo. So they enter too early without confirmation, hakuno umuntu avuga ati rwose isoko iyo bita fear of missing out, umuntu akinjira vuba donc habanje gutegereza ko habaho confirmation y'ukuri, kandi urumva ibyo byose byazana ingaruka. So smart money concept rero bakatubwira bati yaba powerful cyangwa se yagira umumaro igihe umuntu afite cyangwa se igihe yakoreshejwe harimo na discipline, igihe iyi strategy yakoreshejwe
harimo disipurine, niya sabusikarayibu, niya layike ndetse na komenti aho bibaye ngombwa, rwose ni byiza tubifuriza asante sana.